Mwaramutse, dushima Imana kuri iki gitondo cyiza iduhaye, igitondo cyo gusangira ijambo ryayo. Ni umugisha mwinshi kuba tugihumeka ku mwuka w'abazima kandi tukaba dutangije umunsi ijambo ryayo. Reka dusome mu gitabo cya Matayo igice cya 4. Bumbura muri Matayo igice cya 4, turahera ku murongo wa mbere, dusome tugeze ku murongo wa 11. Matayo igice cya 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 11 haranditswe ngo: maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera, aramubwira ati: niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati: handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati: niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati: kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwabi bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati: biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati: genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, abe ari we ukorera yonyine. Umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Dusomye kugeza ku murongo wa 11. Bavandimwe, ni umugisha ukomeye cyane iyo umuntu abashije guhura n'umuntu uzi ukuri. Iyo ushoboye guhura n'umuntu uzi ukuri, biba ariyo ntangiriro nawe yo guhura n'ukuri no guhinduka k'ubuzima bwawe. Uba uri mu rugendo ariko ukaba utazi iyo ujya, ikintu cyakubera umugisha cyane ni uguhura n'umuntu uzi neza iyo nzira, ku buryo ashobora kukurangira ati: amerekezo y'aho ujya ni aya ngaya. Urugendo rwawe icyo gihe rurakorohera cyane, kubera yuko ufite umuntu ukuyobora. No mu buzima bw'umwuka rero nicyo kimwe. Iyo uhuye n'umuntu uzi umutima w'Imana, uzi neza inzira yo kwizera iyo ari yo, iki kintu kikubera umugisha ukomeye, kubera yuko igihe cyose uhujwe nawe, ibye byose bishobora guhinduka ibyawe. Ukwizera kwe gushobora kuba ukwawe, ubwenge afite nawe ushobora kubukoresha, bityo ntushobore kuyoba mu buzima bwawe. Ariko nubwo ari uko bimeze, abantu benshi babaho nk'aho badafite umuntu ubayobora mu buzima bwabo. Ni ukuvuga ngo inzira y'urugendo rwabo ntibashaka kuyitegeka uko bishakiye. Aho guca bashaka kuhaca uko biyumviriye, aho kudaca nabwo nibo ubwabo bahagena. Bivuze ko byose ari bo gusa. Ariko turetse na Bibiliya, n'Abanyarwanda baciye umugani ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara. Bivuze ko umuntu umwe wenyine gusa ikintu yakwifasha mu buzima bwe ntibisaze. Bivuze ko n'abakera bari bazi akamaro ko guhuzwa n'umuntu. Ariko mu buryo bw'umwuka, ninde muntu uhujwe nawe? Kubera yuko ugize amahirwe ugahuzwa n'umuntu ufite umwuka w'Imana, ufite ubwenge bw'Imana, icyo gihe bwa bwenge bw'Imana nawe ushobora kubukoresha biciye muri we. Ariko wowe ubwawe wenyine gusa ugwa mu mutego w'umwanzi no mu buryo utazi. Aha ngaha dusomye mu gitabo cya Matayo ibice 4, umutwe w'amagambo uragira uti: Yesu ageragezwa na Satani. Rero turatekereza tuti, niba koko Satani yarahangaye kugerageza Yesu, wowe nanjye ho bite?
ese koko urihagije ku buryo uhagarara uri wenyine mu bwenge bwawe uko bungana, mu bitekerezo byawe, mu bumenyi bwawe, ukabasha guhangana n'ibitero by'umwanzi Satani? Ese ko tubona ko Satani atatinye no guhangara gushuka Yesu, kugerageza Yesu, weho bite? Igituma Bibiliya ivuga gutya nuko yashaka kutwereka yuko nk'uko neza neza Satani yahangaye kugerageza Yesu, byumvikane ko twebwe ni buri munsi. Hanyuma nafashe akanya ko gutekereza, ndeba uburyo Satani yagerageje Adamu na Eva n'uburyo Satani yageragejemo Yesu, sanga byose nicyo kimwe. Uburyo Satani akoresha mu gushuka abantu, mu kugerageza abantu, nicyo kimwe. Ariko twebwe ikitubera umugisha nuko tumenye neza imikorere ye, tumenye neza uburyo Satani ashukana. Imana iza kuba itarabyanditse hano muri Bibiliya ngo tubibone, byari kutugora cyane kumenya imitego y'umwanzi, bityo bigatuma ubwo mu mutego w'umwanzi ukawugumamo, wa mutego ukagutwara kubera ko utazi uburyo wawuvamo, kubera ko utanamenye ko wanawuguyemo. Satani yashutse Eva gute? Yagerageje Eva gute? Bwa mbere aramwigira aramubaza ati, ese koko Uwiteka Imana yababujije kurya ku mbuto zose zo muri iyi ngobyi? Iki kibazo kita gute? Sinzi niba ari ugutata, sinzi niba ari ukuneka, ariko yagerageje uburyo bwose ava n'amagambo muri Eva, kandi amagambo y'ibyo yifuzaga. Ese koko Uwiteka Imana yavuze ati ntimuzarye ku mbuto zose zo muri iyi ngobyi? Bivuze ko hari icyo yarabiziho, yarazi neza icyo Imana yavuganye na Adamu, ko n'iki kibazo yagiye ajya kubaza. Mu Itangiriro igice cyaho cya kabiri, Itangiriro ibice 2 umurongo wa 16 niba ntibeshye, n'Imana yabwiye Adamu iti, ku biti byose byo muri ingobyi wemererwa kurya imbuto zabyo, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, ko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ikiganiro Imana yari yagiranye na Adamu cyari ikiganiro cy'ibiti n'imbuto no kurya. Satani agiye kugerageza Eva, nawe nicyo kibazo yamubajije, cy'ibiti n'imbuto no kurya. Ese koko Imana yababujije kurya ku mbuto zose zo muri ingobyi? Hanyuma Eva mu kujya gusubiza, asubiza ibitekerezo bye, ntiyasubiza ijambo ry'Imana. Ngira ngo ibyo murabizi, twabyize kenshi. Ushaka kubimenya neza aze kugereranya Itangiriro igice cya kabiri umurongo waho wa 16, ndetse anabigereranye n'Itangiriro ibice 3 umurongo wa 2. Kubera yuko Itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 16 n'amagambo Imana yabwiye Adamu, hanyuma Itangiriro ibice 3 umurongo wa 2 n'uwa 3 n'amagambo Eva yasubije inzoka. Ntaho bihuriye, birahabanye. Bisobanura yuko Eva yashubije ibitekerezo bye, kandi icyo nicyo Satani yashakaga. Satani yashaka gukomanga ku mutima we kugira ngo arebe niba koko ese harimo ijambo ry'Imana cyangwa nta jambo ry'Imana ririmo. Ese uyu mugore azi ijambo ry'Imana koko cyangwa ntaryazi? Umutima we urimo iki? Urimo ijambo ry'Imana cyangwa urimo ikindi kitari ijambo ry'Imana? Niko kubaza cya kibazo ati, Uwiteka Imana yababujije kurya ku biti byose byo muri ingobyi? Satani yashaka kureba niba Eva afite imbaraga, niba afite ubushobozi, niba afite ubundi bubasha bundi. Satani yashaka kureba gusa ikintu kimwe, Eva azi ijambo ry'Imana cyangwa nta jambo ry'Imana azi? Mu gihe ubonetse ko Eva azi ijambo ry'Imana, mw'abantu mwe muri iyi si nta kintu na kimwe cyanesha ijambo ry'Imana kibaho. N'ubushukanyi bwa Satani n'ububasha bwe bwose ntago bwabasha kunesha ijambo ry'Imana. Satani araritinya cyane. Mbere yuko ajya gushuka Eva, abanje aragenzura, ese uriya mugore koko azi ijambo ry'Imana cyangwa ntaryazi? Yaba azi ijambo ry'Imana sinamuhangara, sinatinyuka kuko sifite ububasha bwo guhindura ijambo ry'Imana riri mu mutima we. Nuko Eva
agiye kwivugira yivugira ibitekerezo bye, biboneka neza yuko nta jambo ry'Imana azi mu mutima we. Bavandimwe, turi mu itorero, twumva ijambo ry'Imana hafi buri munsi. Ese ijambo ry'Imana urifata ute? Ese ntiryakubanye ryinshi ku buryo urirambirwa? Ese iyo uryumvise koko urarigumana mu mutima wawe? Iryo jambo ry'Imana uraryiyumvira, uraritekerezaho? Igituma utabikora ni uko bibaza ko ntacyo rimaze. Ibi ni umuhango gusa, nyine nuko ndi mu rusengero. Mu rusengero se hari ikindi kihavugirwa kitari ijambo ry'Imana? Reka njye kwicara gusa fe kumva. Umutima nk'uwo iyo uvukiye muri twebwe, nta kamaro duha rya jambo ry'Imana tuba twumva, nyamara ari ryo kuturinda, ari ryo riturinda mu buzima bwacu. Inkuru twasomye neza nk'uko Satani yashutse Eva, ni nako yagiye gushuka Yesu Kristo. Ariko igitangaje ni uko yasanze Yesu Kristo mu mutima we huzuyemo ijambo ry'Imana gusa. Nacyo gituma atigeze abasha kugira icyo amukoraho. Ikindi cya kabiri, amaze gutabura ko Eva atazi ijambo ry'Imana, muzi icyo mubwiye? Iramubwiye ati Uwiteka Imana yarababeshye, kuko izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Imana yanze yuko mumera nkayo, Imana yanze ko musa nayo. Nicyo gituma yabahishira ibanga, ibabuza kurya kuri uru rubuto. None mbabaze mwe abantu, ese Adamu na Eva basaga n'Imana cyangwa undi ntibasaga n'Imana? Kumwibuke neza, Imana yavuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu, agira ishusho yacu kandi ase natwe. Siko Imana yavuze? None ni gute urwo rubuto rwatuma kandi bongera gusa n'Imana? Bishoboka bite? Nubwo bari basanzwe basa n'Imana, ariko arababwira ati amaso yanyu azahweza, muzahindurwa nk'Imana, muzamenya icyiza n'ikibi. Ibi byose bari babisanganywe, babifite muri bo, ko Imana yari yamaze kubibaha, yari yamaze kubibaremana. Imana yabaha ishusho yayo, Imana ibaha ku mwuka wayo. Ko mu Itangiriro igice cyaho cya 2:7 bavuga ngo Uwiteka Imana ihumekera muri uwo muntu umwuka w'ubugingo, ngo nuko ahinduka ubugingo buzima. None umuntu usa n'Imana, umuntu ufite ku mwuka w'Imana, ni ikihe kindi akeneye? Ariko Satani mu kubashuka arababwiraga ati ntabwo musa n'Imana, nta mwuka w'Imana mufite, uru rubuto ni rwo ruza kubibahesha. Bivuze ko yaje asenya iby'Imana byose byari mu mutima wa Eva. Eva ni igishushanyo, ni ikigereranyo cyiza cy'umuntu uri aho udafite ijambo ry'Imana mu mutima we, nubwo ahora aryumva buri munsi. Satani rero yabonye urwaho muri wa mutima asanze utarimo ijambo ry'Imana. Ariko kandi umutima utarimo ijambo ry'Imana ntimugire ngo uri mu busa. Ntabwo uri mu busa. Iri cupa ririmo amazi. Aya mazi nyamenye asigaramo iki? Asigaramo iki wowe? Wowe uri umunyeshuri, uvuye ku ishuri sibyo? Ya. Ejo niwe uheruka mu ishuri kubarusha. Wowe uvuye mu ishuri ariko kiragutsinze. Iri cupa uramutse urimenye ntabwo risigaramo ubusa. Hasigaramo umwuka. Mu bigaragara n'amaso bisa nkaho hasigaramo ubusa, ariko ntihasigaramo ubusa. Eva mu gihe atarafite ijambo ry'Imana, ntabwo umutima warimo ubusa. Umutima warimo iki? Warimo ibitekerezo bye, warimo imibare ye, imyanzuro ye, guca imanza kwe. Ibyo nibyo byari mubeshe, nibyo byari bimutunze. Satani ibyo nibyo abashaka. Nicyo gituma mubajije ikibazo cy'iby'Imana n'ubundi yababwiye. Ntabwo yagiye kumubaza ati se ahangaha muri ngo byarimo imigezi ingahe, ntiyagiye kumubaza ati se imvura igwa kangahe. Oya, yagiye kumubaza iby'imbuto n'ibiti byari neza Imana yari yababwiye, kubera ko ashaka kugenzura arebe niba mu mutima wa Eva harimo ijambo ry'Imana cyangwa nta jambo ry'Imana ririmo. Asanze mu mutima wa Eva nta jambo ry'Imana ririmo, ako kanya abonye urwaho rwo kuba yamushuka. Nusubiza amaso inyuma ukareba no mu buzima bwawe bw'uyu munsi,
igituma ugwa mu gishuko n'igituma ugwa mu buyobe igihe cyose bihera ku kuba nta jambo ry'Imana riri mu mutima wawe. Naho ijambo ry'Imana ni ingabo ikomeye cyane iturinda mu buzima bwacu. Dawidi niwe wavuze, mbabare gato ndebe hano gato muri Zaburi. Tujye muri Zaburi 119 umurongo wa 11. Aravuga gute? Zaburi 119 umurongo wa 11 aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Bibaza ko Dawidi ari wavuze aya magambo kugira ngo adacumura ku Uwiteka Imana. Yagize ate? Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Igituma umwana w'umuntu adacumura ku Mana nuko aba yabitse ijambo ry'Imana mu mutima we. Eva acumuye ku Mana kubera iki? Si ukubera ko Satani yamushutse, oya. Satani ashuka abantu bose, ahubwo ni ukubera ko ntacyo kumurinda, ntacyo kumukingira yari afite. Nta jambo ry'Imana yari afite. Ako kanya kuva mu gicumuro byabaye ibintu byoroshye cyane. Ariko umugaragu w'Imana iyo arimo aratubwira asakuza rwose umwuka washizemo ati mwumve ijambo ry'Imana, twebwe turabyumva tukavuga ati ni ibisanzwe se, buri kimwe ntituryumva. Buri gitondo saa 12 niba ture ntituryumva, buri wa gatatu ntituryumva. Ijambo ry'Imana turaryumva igihe cyose. Uko no kuryumva kumwe, ariko ntabwo bihagije. Kuryumva ku cyumweru muri niba ture buri wa gatatu no muri fellowship ibyo ntibihagije. Hari ukumva ijambo kundi ariko kuribika mu mutima wawe. Hirya yo kuryumva, ese ijambo uribika mu mutima wawe cyangwa ntabwo uribika mu mutima wawe? Ese ijambo ry'Imana ntabwo uryumva ngo risigare hahandi waryumviye hamwe wari wicaye? Ese urarigendana? Ushoboye kurigendana uzibonera neza uburyo iryo jambo ry'Imana ubwaryo rizakurinda, kubera yuko rifite imbaraga. Satani araritinya. Satani ahasanze hari ijambo ry'Imana ntashobora guhangara kugira gute kuhatera. Urugero rwiza ni ibyabaye kuri Yesu Kristo mu nkuru twasomye muri Matayo ibice 2. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi, amazi iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwira amabuye yahinduke umutsima. Yesu ni umwana w'Imana cyangwa se umwana w'Imana? Na mbere ko Satani amushuka, twese tuzi neza yuko Yesu ari umwana w'Imana. Ariko kuki amubwira ati niba uri umwana w'Imana? Ni mpamvu nababwiye nti uburyo Satani akora nicyo kimwe. Uko yashutse Eva ni nako yaje gushuka Yesu Kristo. Yesu asanzwe n'ubundi ari umwana w'Imana, ntanabishidikanyaho. Yesu ntabwo yigeze ajya mu mpaka zo guharira na Satani ati njye nsanzwe ndi umwana w'Imana, uhangarute kuvuga ngo niba ndi umwana w'Imana. Guhindura iribuye umutsima nta kanya gato cyane mbikwereka ubundi wemere. Yesu ntabwo byari bimunaniye kugira gute kujya muri ibyo byose, kuko ibyo sibyo bishimangira ko ari umwana w'Imana. Yesu Kristo agiye guhindura umutsima, ibuye umutsima kugira ngo yemeze Satani yuko ari umwana w'Imana, bivuze ko nawe ubwe yaba atizera ko ari umwana w'Imana. Siko bimeze? Kubera ko Yesu ntabwo agirwa umwana w'Imana no guhindura ibuyemo umutsima. Asanzwe ari umwana w'Imana. Uyu munsi wa none kuko Satani yagerageje Yesu, niko Satani agerageza abantu. Niba uri umwana w'Imana ubariza amategeko turebe ko bishobora koko. Abantu bakajya bakarwana nayo bikarangira bananiye, abananiye bagahita banzura mu mitima yabo bati reka da, sindi umwana w'Imana, sindi umukiranutsi. Niba uri umukiranutsi baho udakora icyaha turebe ko bishobora. Wa muntu nawe kubera yuko nta jambo ry'Imana riri mu mutima we, atazi icyamugize umukiranutsi, nta kwizera kuri mu mutima we, atazi uburyo ari umwana w'Imana,
agerageza kubaho ubuzima butunganye ko kugira ngo yemeze Satani yuko yakira agakiza. Uku niko abanyedini babaho, bakarwana n'ahabyo bikabananira, mu mitima yabo bakanzura batereka dasi n'umukiranutsi kubera ko byarananiye kubahiriza amategeko, ariko ntibamenya aho cya gishuko cyaturutse, ntibamenya rya jwi ryabashoye mu buzima nk'ubwo ngubwo iryo ari ryo. Niyo mpamvu Imana bitwandikiye muri Bibiliya kugira ngo iduhishurire, itwigishe umushukanyi mpungu aho aturuka ndetse n'uburyo ashukanamo. Yesu aramusubiza mu murongo wa 4. Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Yesu yamusubije ate? Yaramusubije ati, handitswe ngo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo. Ahari ijambo ry'Imana rero, kuko nabivuze, Satani ntiyabasha kuhamenera, Satani ntiyahashobora. Iki gituma Yesu Kristo ko yari azi iryo banga, aho gusubiza amagambo ye gusa ati ngenda umwana w'Imana, Satani wimpaririza, njye navuye mu ijuru, njye kandi nabyawe n'umwuka, nabyawe n'imbuto y'umuntu, njye ndi umwana w'Imana. Yesu ntiyigeze ajya guharira na Satani no kubimwemeza, ahubwo yamubwiye uko byanditswe mu ijambo ry'Imana. Umurongo 5, maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo iza gutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Mu bisanzwe siko Satani yarayobeye yuko Yesu ari umwana w'Imana, ariko ubwo nibwo buryo akoramo. Bibiliya imwita umushukanyi, Bibiliya imwita umuyobe, uyobya abantu. Nicyo gituma agomba gukora umwuga we nyine nk'uko ari. Hanyuma Yesu Kristo aramusubiza ati, mu murongo 7, Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Yesu yeza kwijugunya ku gasongero k'urusengero, uretse no kurindira ko abamarayika bamuramira, yari afite ubushobozi bwo kwiramira ntagire icyaha. Ubwo bushobozi rwose yari abufite, ariko ibyo ntiyari akwiye kubikora, kuko aramutse abikoze yaba agaragaje neza yuko nawe ubwe atizera cyangwa se atemera yuko ari umwana w'Imana. Nicyo gituma rero ntakeneye kubyerekana, ntawakeneye guhinyuza, ahubwo Yesu ni umwana w'Imana, wabyemera utabyemera, Satani yabyemera atabyemera. Ariko ibyo cyo bishatse kuvuga abavandimwe, kuko ndimo kubivuga twireherezaho natwe ubwacu, niba warakiriye agakiza, niba waravutse ubwa kabiri kubwo kwizera amaraso ya Yesu Kristo, uri umukiranutsi naho utagira gute utabigaragaza. Ese ukeneye kubigaragariza abantu koko? Ukeneye gukora igitangaza kugira ngo ubone yuko utandukanye nabo, bityo bemere yuko uri umukiranutsi koko? Cyangwa nawe ubwawe ushimangire mu mutima wawe urushaho kwizera yuko uri umukiranutsi? Uri umukiranutsi naho ntacyo wakora, ko icyo ni ikintu umaze guhabwa, twaheshejwe no kwizera amaraso ya Yesu Kristo. Satani mu gihe aje rero, aje kudushuka, aje kutugabaho igitero, icyo nicyo dukwiye kumusubiza. Haranditswe ngo ibyaha byawe n'ubugome bwawe sinzabyibuka ukundi. Haranditswe ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo, ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Ndamye neza ko Satani ntabwo azabura kugutera mu buzima bwawe. Azagutera akoresheje uburyo bwinshi n'amayeri menshi atandukanye. None icyo kukurinda ni ikihe? Ese icyo kugukingira ni ikihe? Waba ugifite cyangwa se ntacyo? Izo ntwaro duhora tuzihabwa umunsi ku wundi. Izo ntwaro nta zindi ni ijambo ry'Imana. Igihe ijambo ry'Imana ari rizima mu mutima wawe, nk'uko Dawidi yabivuze ati, nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho, nawe ntushobora kubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe, rizakurwanirira, rizakurinda. Satani azagutinya, ntabwo azaguhangara. Icyo cyatumye Yesu Kristo nawe amusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze
Uwiteka Imana yawe. Murongo 8, umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera yonyine. Ese koko biriya byose, buriya bwami n'ubwiza bwabwo n'ubutunzi bwabwo, mu by'ukuri ni ibyande? Satani ubwo yavuze ngo arabigaba, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ibye. Biriya ni ibyande? Ni ibya Yesu? Ntabwo ari ibya Yesu. Yesu ko ntacyo bimaze, ahubwo ni ibyacu. Kubera ko nusoma neza mu itangiriro, uzabona ko Imana yagize gute? Imaze kuduha ibiri mu isi byose ngo ni ibyacu, ngo tubiganze tubitware. Siko bimeze se? Ariko Satani yabyitiriye ngo ni ibye, kandi mu by'ukuri ntabwo ari ibye. Icye ni kuzimu, mu muriro utazima, aho ngaho niho yagenewe. Rero Yesu mu by'ukuri nubwo ari we waremye ibyo byose, ariko Satani yamushutse amubwira ati, nupfukama ukandamya ndaguha buriya bwami bwose n'ibiburimo byose. Abantu benshi cyane, kubera yuko n'undi imitima yacu irarikira gusa ubutunzi ndetse n'ibyo mu isi, uyu mutego abantu benshi cyane bawugwamo mu by'ukuri batazi yuko bashutswe na Satani, bibwira yuko ari irari ryabo gusa, bibwira yuko ari ibyifuzo byabo gusa, ari ukwifuza gusa iby'isi, ariko hariho ubyihisha inyuma utigaragaza, we ugutera iryo rari ryo gutwarwa n'iby'isi, ukareka Imana, ukareka ijambo ry'Imana. Ariko burya naho harimo irindi somo ry'uko umuntu wemeye akagwa muri uyu mutego, akirukira kwigarurira ibintu by'isi, burya ngo abapfukamiye cyangwa se abaramije nde? Ngo abaramije umwanzi. Iri ni isomo rishyashya dukwiye kwigira amahanga. Yesu ntabwo yarashishikajwe n'ubutunzi ndetse n'ubwami bwo muri iyi si, kubera ko ubwami bwe ni ubw'ijuru. Muri isi yari umugenzi, nk'uko natwe twese turi abagenzi. None iyi si urayigabana mu bigende bite? Ngo uyimaremo igihe kingana iki? Iwacu ni mu ijuru. Ntabwo ibihendo by'isi byadushuka ngo bidutandukanye n'ubwiza bw'Imana n'urukundo rw'Imana. Nicyo gituma Yesu mu kumusubiza yongeye akavuga ati, handitswe ngo. Handitswe gute? Uramye Uwiteka Imana yonyine, aba ariyo ukorera yonyine. Igitangaje rero ni ikihe? Mu murongo 11 aravuga ngo, umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Umwanzi yabuze aho amenera, yabuze icyo yakora kugira ngo agushe Yesu Kristo. Baba ari mu Bibiliya avuga ngo ibi byose ni twebwe byandikiwe. Wowe ndetse nanjye Imana irimo kutubwira iti, Satani azagutera nk'uko yahangaye gutera Yesu Kristo, kuko yahangaye gutera Adamu na Eva. Tubonye uburyo Eva yaguye, agushijwe no kuba nta jambo ry'Imana riri mu mutima we. Mu rundi ruhande tubonye uburyo Yesu Kristo yanesheje, abitewe no gusubiza no kurwanisha iki? Ijambo ry'Imana. Ubu rero bitewe nuko ari twebwe ibi byandikiwe, Imana yashaka kutwereka iti, n'uyu munsi nturindire ngo Satani azaza kera rwose, reka n'aka kanya na nyuma y'ubu araza gutera mu buryo bwinshi butandukanye. Ariko se urarwanisha iki? Hari abahitamo kujya mu ruhande rwe. Bati mugani di, uziko ubutunzi bw'isi mbukeneye di, ibyubahiro by'isi n'ubwami bw'isi ndabikeneye, binyihere. Abantu benshi no gutekereza bwa kabiri bagira gute? Bareshywa n'ibyo bakabyirukira, ariko bibagiwe yuko ibyo Satani ababeshyeshya kubaha bisanzwe ari ibyabo. Iki nicyo nshaka kuvuga, bisanzwe ari ibyabo. Iyi si n'ibirimo byose Imana yarabiduhaye, ni ibyacu. Ngo urasa n'Imana, ngo uragira ishusho y'Imana. Ntabwo usanzwe usa n'Imana se? Ngo uraba umukiranutsi, ngo uragira gute? Usanzwe uri umukiranutsi, usanzwe ufite ishusho y'Imana, usanzwe Imana yakugabiye
ibiri mu isi byose. Icyo Satani ashaka kureba, ese ibyo urabizi? Ijambo ry'Imana riri mu mutima wawe? Ibyo Imana amaze kuguha ubundi wizera ko bifite? Icyo nicyo Satani ashaka kureba, nta kindi. Asanze uri aho ngaho babayika, ushidikanya, urya indimi, utinyihere bwa butunzi, ndakuramya nta kibazo, tayari aho ngaho wamaze kugwa mu mutego we. Abo ntabwo bavuga ati ndakuramya, ntibabivuga mu magambo, ariko rya rari ryo kwirukira gusa ubutunzi n'ibyubahiro by'isi, ariko wibagiwe Imana, cyangwa se waretse Imana mu mutima wawe, aho ngaho rwose bamaze gushukwa, kubera yuko urimo kwirukira ibisanzwe ari ibyawe. Urimo kujya kurwanira ibintu Imana yamaze kuguha. Uko nako yabwiye Eva, nimurya kuri urubuto muzagira ubwenge, amaso yanyu azahweza, muzamera nk'Imana. Ibyo byose bari babifite. Kubera iki? Kuko Imana yabaremanye ubwenge bwayo. Imana yabahaye ku mwuka wayo. Imana yabahaye ishusho yayo. Ariko bo bamaranira kugira gute? Kujya kubishaka no kongera kubibona. Bigaragara yuko batizera yuko bagize gute? Batabifite. Indundura byose rero, cyangwa se icyo Satani aba agamije nta kindi, ni ukubiba kutizera imitima yacu. Ni ukugushidikanyisha mbese. Ntabwo usa n'Imana. Ntufite gukiranuka kw'Imana. Yewe iby'isi ntabwo ari ibyawe. Abantu benshi ibyo bakabyemera, ariko ntibamenye yuko Satani abahagaritse cyangwa se abashyize mu kutizera. Ukutizera nicyo cyaha cyicisha. Satani rero icyo abagamije amaherezo ni ukutuyobora twese mu kutizera kugira ngo tuzarimbukane nawe. Ariko bigitangira ntabwo ufite amaso yo kubasha kureba umutego we. Ntabwo ufite sanse z'umwuka zityaye zihagije zibasha kureba indunduro ashaka kutuganisha muri ibi byose. Icyo ashaka kuduha si umutsima. Icyo ashaka kuduha si ukuramirwa ngo tudakubita ikirenge ku ibuye. Icyo ashaka kuduha si ubutunzi bw'isi n'ubwami bwabyo, oya. Icyo ashaka kudushyiramo ni ukutizera imitima yacu. Niyo mpamvu abahawe ibi byose arabagerageza nk'aho batabihawe, ati nugira gutya ndaguha iki, nugira gutya ndakugeza kuri iki. Satani ni iki yaguha koko? Atari kukujyana gusa kurimbuka. Rero bavandimwe, nahawe ni uburenganzira bwawe. Iri jambo ry'Imana kuriha agaciro mu mutima wawe, ukaribika mu mutima wawe, cyangwa se ukarisuzugura gusa. Ariko mubonye ingaruka ziva muri buri kimwe cyose muri ibyo byombi. Niringiye ko Imana yadufasha mu buzima bwacu tugahorana ijambo ry'Imana ribitswe mu mitima yacu. Iryo ngiryo ni ingabo idukingira, iryo ngiryo niriturwanirira mu buzima bwacu. Reka uyu munsi dusoreze aha, hanyuma tuzakomeza ubutaha. Uwiteka Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje muri iki gitondo cyiza. Tugushimiye ko wabanye natwe, ko waturinze. Ni ukuri iby'umugisha cyane kumva ijambo ryawe no kuribika mu mitima yacu, ko tubonye yuko niryo rizadutabara mu gihe gikwiriye, igihe Satani aba agabye ibitero mu mitima yacu. Mwami Mana yacu, twiringiye neza yuko uzaduha kunesha umwanzi bivuye mu ijambo ryawe, ko ijambo ryawe ngo rifite imbaraga. Saba bene data aho bari hose, Mwami, ubahe igihe cyose kurwanisha ijambo wababikiye mu mutima wawe, mu mitima yabo. Sabiye abarwaye, sabiye abafite ibibazo by'amikoro, ibibazo byo mu miryango, ibibazo byo mu mubano, ndetse n'abafite ubwoba bw'ejo hazaza, abafite gushidikanya mu mitima yabo. Mwami, abo bose ubiyegereze. Ukundire iri jambo ryawe Mwami kuturema umutima no kudukomeza. Turi kurwana intambara itoroshye, ariko icyo twizeye cyo nuko uri kumwe natwe, kandi ko waduhaye byose. Waduhaye gusa nawe, waduhaye ubwiza bwawe, waduhaye gutwara isi n'ibirimo byose. Ntacyo umwanzi Satani yadushikisha uyu munsi, kuko waduhaye no gukiranuka no kwera kwawe. Urakoze rero Mwami, turagushimye. Ukomeze ubane natwe muri byose, dusenze twize mu izina rya Yesu. Amen.